kandi iteka baherekezwa n'ibisazi. Kurya se kurya Gusarura rwiza kuri bamwe mu gukunda iyo rukwinjiyemo ukagerageza kugira uruha nawe akarufata neza nkaruhereza abandi. Kennedy, katugende kuko ndabona wowe ushobora kuba warahuye n'ibigeragezo by'urukundo, rero usa nkaho ufitemo experience. Tujye kuri lunch. Akora isuku nayo kumubona ari. Yagiye muri konje, ntabwo abimenye. Akora muri konje. Ya, tumwa sinka mwarusikanye ariko nagiye. Rero. Oui. Rero n'umwanya mwiza kugira ngo ushimire kuri kado wampaye. Narishimye cyane. Yanshimishije cyane. Impano buriya zihabwa na benshi. Ndetse zikanatangwa na kenshi mu buzima pe. Ariko buriya hari n'igihe usanga abantu babikorera nk'umugenzo, ariko abamigena ntabwo nashatse kwibutsa impano zose wagiye wakira mu buzima. Nanjye ubwanjye ngiye ku giti cyanjye numva nishimye nk'uyu mwanya turi kumwe, numva bishimije cyane kuba turi gusangira ni iby'agaciro cyane. Hello? Biteze. Bimeze bite? Nanjye ndabakumbuye cyane. Akazi kabaye kenshi ariko muri iyi minsi ndipaka konje, urabizi ko nari nyivuyemo ndipaka ibikonje nizazangura tubonane. Nibyo? Shaye nagukumbuye sana. Nzaza uzanabwire nabo bandi bose ntazabasangana mwica ahantu hamwe, cyane cyane wowe babizi. Nzahita tutubona mukanya tuganire cyane cyane ariko wowe kora sawa rira komeza ubwire. Oya nta kibazo ahubwo katugendane nawe nashaka kubanza kunyura. Turangije? It's fine. Ntabwo murangiye. Twaje kumubwira. Nakina. Kennedy biti. Sawa. None se ntarira. Sijyo? Saa tatu urenga ataratse ku kazi. Abakoze? Ko atagasiba se byagenze bite? Abajisere nimbaza. Ushobora ko amazina nimero yige. Reka nze muhamagare numve kabisa birakabije. Nimero yige rase. Ndahise ariko we sikavuga nabi. Nze muhamagare numve. C'est Sandrine. Uri busy cyane. Kabira muri raporo ya boss. Ni mwese no kwimbaza cyane. Biteze.
Gusa wenda ushaka gukoresha mashine yawe. Mashine yanjye ifite ikibazo. Connexion ziragukunda ese ko munabonye ibibazo ahubwo. Nazo ngira mu kibazo cya mashine yanjye. Connexion ziragukunda cyane. Umva. Ese wamenye ko rero barwaye? Akasha. Birabarengeje. Arwaye ryari? Kwishoma muri kumwe nayo muzima. Nanjye nyine twatandukanye ambwira ngo urumva ameze nabi mu mutwe umurya. Ariko mu gitondo arampamagara ambwira ngo yarembye ngo ntari buze no ku kazi. Cyangwa rimwe by'abakobwa barwara agaheri ngo ntarembye akajya kurwara. None se warize tukajyana nimugoroba ko ndi umusore ngewe. Nimugoroba sinabona akanyisha. Arwaye bazi? Okay. Uze kumbwira. Urangize kumbwira. Kandi ntumbeshye. Ntumbeshye. Usohoka gatanza nkurebe. Se, ubwo turasubira aza kumbwira. Connexion ibone kumbwira. Kene byaje? Iya hari. Sawa. Seguida, não, você acredita muito? Meu amor escolher, meu amor trabalho. Um de mim, pois tem pouco. Ah, não, Ngiye ukuntu ugiye kwidekara. Si ubwa mbere wabidekara wowe. Imana izandi ni ibintu. Ariko biroroshye bakubwire. Ukavuga umutwaro kandi hari umuntu ushaka kumukurura. Sibyo? Ngwino umubwize ukuri. Umubwire ikiri ku mutima wawe. Abyange cyangwa se abyemere. Nyanga. Ariko kwishe Uhingira nyanga ko. yakwitesha. Umukobwa umeze nkawe. Wabuhombye iki? Ariko yakwitesha. Cyo koza nyine serumu ujanye. Ngiye kubivuga kugira ngo umutima wanjye ujye uhora wajya ubingira. Ubuse nyine n'izindi byavuga kugira ngo fasade. Tiye kumubwire umubwire ikintu kiri ku mutima wawe. Niyanga arorere agende. Hari n'abandi bagushaka benshi. Bakindi bose niba gushaka. Urumva wenda ntabwo umushaka wowe ariko hari abantu benshi bagukeneye. Ufite akazi keza. Utanga umuryango usobanutse. Uri mwiza nawe ubwawe. Ikibazo ufite ni ikihe? Gira confidence d'abord. Yawe mugeranya n'abandi. Ko namubwiye ngo ko tuzanye hano. Uzwo nishyushye. Uturagenda ryari. Ryari. Kandi nawe njyazibarimo ariko neza ubundi udashaka kwirekura yavuye hasi agora gutinye kuko uri umwana wa boss. Urumva bizashira. fatiraho rero. Urumva kandi ngenda bizi ko biri bucamo uko nabibonye. Umuntu ngo ugiye gusura niba rero nawe niba ushiki be sinzi byari byo ngo nawe muri famiye ye. Namubwira ibyo ngibyo byo kurwaya agahita aza. Tugenda aho kwambara fafu. Ambara fafu bitunganye akwambara n'akantu mu ijosi. Jya vuba. Shajya vuba kabisa. Ubu byanyishe. Oya ntabwo ari ibyatari. Ntabwo ari ibyatari. Tom hajya abe yarembye ibyatari. Oya nimugoroba tumutashye. Akumva muri
siko buryo ndwara icumu usanga rero ujye kuhacika gatoya sibyo Aline nyazo ukacika ndagaruka bikora wewe ujyanye isakoshi we nutagaruka Savana, nagari kara. Ati mbona rwanda byabana siko namutse. Nagari kara. Ndifese. Bisa mbona. Byaba ntabwo kiba cyoroshye. Siko birenze iminsi ingahe bari kuba. Bari gutera ubwoba. Harimo ndishimye ko aje kuza. Kubera ko ari umushinga zacu. Binatewe cyane. Ese kwezi kabisa. Oya. Ibisanzwe. Kwezi nkore. Akomeye marisha mu tangiye kujuka. Ibisanzwe ni ibintu. Nagize ubwoba. Urende jaza. Ntabwo rikashinga ntabwo byakanga. Hari ikintu ushobora kubaza cyangwa Ese yarakize. Kutambia. Shaka. Yung kopine. Opine. Itaragera. Ntabwo urakura se cyangwa. Ntabwo kibivuze. Ntabwo ndabona ngo tubyumve kimwe. Akura hari isaha izagera. Umunsi ntabwo uzarenga. Teganya kubyumva kimwe na James. Teganya kubyumva kimwe na James. Ubundi waguhamagaye nimugoroba. Bamwe baryamye fata sebo mufata mushiki wanjye Sure. twarakuranye turi hafi mu rugo mbese ibintu byose we ni nk'umushiki wanjye Nzi ko ikintu cyangwaje ari ya telefone yajyanye wanyitaba iruhande. Nyine ukenashaka kumenya niba ufite umukopine niba ari bajyane. Ariko kuva mbimenye biri clair nta kibazo ahubwo n'ubu wamuhamagara. ntacyo byagutwara No sawa. ntiwanarwara mbwira rira ufite ikibazo kikimbwira ufite Biragoye ubwoba kubivuga. Biragoye kubivuga. wiyambwira ariko Ugomba kubivuga. yes ndakumva rwose Birangoye ariko ndabikubwira. mbwira rira wigira ikibazo kuki utambwira ufite ubwoba Ni kuva nakubona bazanye impinduka mu buzima bwanjye. Kumva bamuri iruhande twagumana kumva ashaka kumenya wese nkamenya pasi yawe ibyo ukunda ntukamenya icyo nkunda kane ndakumva mbwira ngo icyo ushaka kumbwira nta kibazo sikirera mbwira kane ndakumva rwose ndagukunda ko biruhutse rira ibintu mbwibuke ku mutima n'umutwaro nawe wikoreye rira n'ukuri
niko kuri ubwo mbwibuke ku mutima witekerejeho cyane from the bottom of my heart rero nimba bikunda ndagukunda cyane ndagukunda wanjye ni gute umukobwa mwiza nkawe yamurukunda sinagwakira rero nimba bikunda tibyo urabisikira sibyo ndagufite wisikiraga musenyera ndaguzanye kurwara mbere najya muri siporo n'ibiki byose nkabijyamo ndahari kuva ubu ngubu ndagukunda nanjye kandi ushira wanjye sibyo rwose hanze karibu wahageze birakomeye rira sinzabana nakize papa nakomaze gukira ari mu jirande ryaho bashwanye barengera ndumva meze neza umuntu gushimira ibitotsi nawe ndishimye banakize byiza cyane nanjye musanze hari umuntu w'umujirani wari wavuye hanze ngiye gusura mukumbuye cyane none nari ngiyemo gato ariko nibyo ushobora kugenda nkabareka mukiganirira nta kibazo mwese hari utuntu twose basigaye gutunganya hano hejuru nugenda kubwira nta kibazo byo ndabona gutunganya yarakize muri cyo Ashyushye mwana byose byatari kabisa rero uza agashyira mu ejo bundi namwe musigaye barankunda kubaye Alafu ubundi hagarara ubundi uzime neza uhagaze kabisa ntabwo ari kwitwa isitari banzu yime neza ubwekenge urebye nagiye tugiye ararwaye amaze iminsi arwaye ndabyibuka sangiye hamwe yatireza hano tuvuye ku kazi amwereka duce nta kibazo ducayo turagenda twinjira mu nzu mbona rero avuye mu cyumba santine yamusanzeyo arasohoka asanga muri salo aransuhuza santine ahita amwepa ahita agenda amusoza bari bafitanye gahunda rero turaganiriye hashize akanya ntabwo ariko urabizi remi nta kintu ushaka kubwira nkaba afite ubwoba ariko igihe nageza kumutinyura ese wamubwiye nta kintu ashaka kumbwira nkabona afite ubwoba bikanyobera yigenza kumutinyura barate bapi ati njye hari ikintu ushaka kubwira ati ngiye maranye iminsi kandi cyanteye kurwara rero ndavuga ni karabaye ambwira ati keretse gato se banze bashize akanya yiruhukije umutima ibintu tuza noneho njye ntabwo numvaga ibyo byazamo njye numvaga ari ibintu bisanzwe ariko wenda ari nk'ibyo byo mu kazi ibintu nk'ibyo ngibyo biza abakobwa hari kuba yo kubwira ikintu akajya kukinyura nk'inyanza kugira ngo no ambwira ati sasa uragize noneho bikabikuriza no kumbwira ngo bamaze iminsi arwaye ngo kuri telefone umukobwa nigeze kwitaho akana twakoranye kitwa Diane ubuze ikintu usubiza amazi yuzuye n'intoki Imana yaramuhaye wawe numva rero birandiye Kennedy navuze rero nicyo abwiye cyangwa ndabanza ndiyese nicyo abwiye cyangwa hari undi muntu ari kunyuma ndaje kubyemera ari kumuhobere umva sasero wa musaza muse mukanya ahubwo dufitanye gahunda mukanya nshaka ko tubona ariko gifate Sandrine niko turi bunaza Sandrine ntabwo mwemera reka mwereke Kennedy rero ntabwo byagushimishije buri inshuti yanjye turakorana icyo byose ntabwo byagushimisha dusohotse uri kumwe ko pina wawe nawe ndi kumwe n'uwanjye pe
Sandrine. Kuri tekisa bwo kugira. Sandrine si mwiza. Hateye ariko rero. Reka mukwiherera. Reka mukwiherera. Uziko ntakubwiye ahubwo mburiwe no kugushimira mwe warankoreye ibizi yahataye bikize ko ntabwo uziko yabyemeye ibi usanga mbega n'urusoro rw'ipa rero yagiye iri kukwamagana nkabona kandi ntiyigeze aza igihe ugomba kugira amafaranga kuri munsi muri gahunda n'ukuntu yagenze ariko ryavuye nk'umumaro ntabwo bikiri yageze aca amazi wumve ahubwo byasaga nk'aho bimutunguye byose umwana wavuze simbizi negera mbwa ndavuga ni amen ndababwira mu gitondo naje kuri reaction yanyu byonyine ubu gusa ikintu ushigaje ushaka guteza menya iwabo ngenda guteza ubuzima mbega naje zabikora cyangwa ibisa nkabona ahantu ataha nyine muri ariya mafoto sinzi shambo nagiye ndaza kumubaza mbwira ejo nzagenda nteke nanjye ndabashaka kurongo rwa kongo oya ndakwiye kujya no guteka uzi ukuntu numva ameze ndishimye sinzi kubera ko nanjye nose nari kuzaturika hejuru y'umuntu nkunda kandi ndeba ese wabonye wate ndikwiye kuko ndishimye